Muraho neza nshuti bakunze ba Grenile Studios, nongeye kubasuhuza ku munsi wa none. Wowe udukurikiye afunguye kino kiganiro, urakoze cyane, ndabasuhuje aho muri hatandukanye abadukurikirana buri munsi. Karibu mu biganiro byacu by'uyu munsi, ni bya biganiro by'imibanire yacu rusange nk'imiryango, nka sosiyete, kugira ngo turusheho kuba beza no gukora ibintu neza. Ni karibu rero urisanga, ndagushishikariza kubana nanjye kugeza ino video irangiye kugira ngo ibashe kuguha umusaruro ukwiriye, cyangwa se ibyo mba nayiteguye nyine nteganya ko ushobora kungukiramo. Yego, uyu munsi rero tugiye gukora igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze cy'uburyo bwo kurera abana baba teenagers. Tugiye gukora part ya kabiri. Twavuze bimwe ariko n'ubundi ni ya kabiri nayo ntabwo bivuze ko wenda bishobora gutuma mbivuga bikarangira, ariko tuzagenda nyine tuyidevelopa ko bizagenda bidushobokera. Uyu munsi rero twaganiriye ku kuntu umuntu ashobora kwita ku mwana we mutoya nyine ukiri muri ya myaka 12-13, ukuntu ushobora kumuba hafi. None reka duse n'abazamukaho nanone dukomeze turebe n'undi wa mwana w'umutineje hagati y'imyaka 17-18. Nanone role yawe nk'umubyeyi umuri hafi, cyangwa se nk'umuntu umurera, mbese umuntu wese bari kumwe umufite mu nshingano, uburyo nyine ushobora gukomeza gutuma ubuzima bw'uwo mwana bugenda neza, kuko nicyo ushinzwe, nicyo n'Imana igutegerejemo. Rero ni inshingano zawe, kandi at the end of the day wa mwana iyo yagize imyitwarire myiza ni wowe nyine bigarukaho byose, kuko niwe warabyitwayemo neza. Ikintu tugiye kuvuga rero ni point imwe, reka mbyite gutya ariko wenda igazutse. Tugiye noneho kongera gushimangira uburyo bwo kuganira n'uyu mwana wawe ufite imyaka 16 kugeza kuri 19, reka mbivuge gutyo, kuko nkuko twabivuze mu gice cya mbere twagaragaje ko ibiganiro ari ingenzi, ariko noneho reka tuvuge ngo ni ingenzi mu buhe buryo kugira ngo wenda ubashe kubyumva kurushaho. Yego, kuganira n'uyu mwana wawe rero uri muri kino gihe ni byiza, ni ngombwa, ni ibintu bikureba, ni ibintu mbese ugomba gukora ubyibwirije, nk'uko uzi ko ugomba guprovidingira umuryango wawe ibyo urya, ibyo bambara. Nyine ugomba no kuganiriza uyu mwana nk'inshingano zawe, kuko bigufasha kumutegura mu mutwe, reka mbyite gutyo, bigufasha kumurema uko wowe ushaka, nk'umwana wowe ushaka kubona, nk'umubyeyi wawe nyine wa mwana wakuze wumva wifuza kubona umuntu yazaba we. Rero muri kino gihe ni ngombwa umwana afite imyaka 16 gushyiraho imbaraga cyane, kuko biramutegura mu mutwe, bigatuma nyine ahora noneho nawe azaba ari umuntu witeguye, reka mvuge gutyo, ku ntambwe z'ubuzima bwose azagenda atera, kuri stage z'ubuzima azagenda atera, ntagatungurwe, azisange mu bintu wamubwiye, kuko nk'umubyeyi cya mbere uramuruta, bivuze ko ibyo nawe wabiciyemo. Rero ubwo nimvuga umubyeyi ni byiza. Hari umuntu udafite ababyeyi bose, kandi ugasanga nimba afite papa arimo arakora role ye neza, nimba afite mama arimo arabikora neza, ariko noneho nkawe mubyeyi ufite undi umupartner wawe, reka mvuge gutyo, mufite abana, ni byiza ko nimba uri umugabo kurera abahungu bawe ni byiza cyane, kuko ubabereye role model, kandi wabona ko ibintu uri kuvuga ni ukuri, kuko nyine nawe uri nkabo, wanyuze aho hantu bari, n'umugore nawe nuko. Rero bituma umwana wawe rwose uramufasha, ukamwubaka mu mutwe, akaba umuntu muzima nyine wifuza kubona. Yagenda ahura n'ibintu aho kugira ngo yikanga, ahubwo akamenya uko wabimubwiye ko bibaho, noneho ukamubwira n'uburyo babyitwaramo. Ikindi, kuganiriza uno mwana bimufasha noneho kubohoka, kuko ababona ko uri willing yo kumubwira ibintu byose, uramwumva, uzi biharimo aracamo. Rero nawe bituma abohoka, akakwinjiza mu buzima bwe, agashaka nyine kugusangiza ibintu birimo biramubaho mu buzima bwe bwa buri munsi, akabikubwira ukabimenya, kuko abakeneye nyine inama zawe kurusha noneho ikindi gihe cyose, kuko hano abageze mu myaka, reka mvuge ngo ni mukuru, umwana w'imyaka 16 aba ari mukuru, aba yaratangiye guhanging out n'abandi bantu bafite indi mico itandukanye nabo bakuye wenda ku babyeyi babo cyangwa se muri societe. Rero iyo udafashe ya mbere mu kurema wa mwana nyine ushaka, cyangwa kumwemerera ko gushyira mu buzima bwe ngo ajya kubwira ibintu byose, usanga ashobora guhinduka. Hari igihe usanga nk'umubyeyi utarareze umwana, noneho
ushobora kugira imana umwana wakaba umuntu mwiza wenda bitewe na societe cyangwa se nuko ariko ateye, ariko kandi uri muramuha amahirwe cyane yo kumwica kuko ntaga kwisanzuraho nyine ngo akubwire uko ubuzima bwe burimo buragenda uko ibintu bimeze. Ikindi usanga wenda abana yaba ari umusore, ubwo ndimo ndavuga impande zose, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, yageze mu gihe cyo kudatinga wenda reka mbyiteguye cyangwa se mbese cyo kugirana umubano ubwo n'umuhungu n'umukobwa uwo ari we wese, niba ufite umuhungu cyangwa niba ufite umukobwa, ugasanga arimo arisanga mu bintu reka mvuge ngo wenda bimutunguye se bimurenze kubera ko nta makuru abifiteho, nta kintu bamubwiye, kandi nibisanzwe kuba umwana washobora gutangira kudatinga afite 17 cyangwa 10 n'ingahe, nibisanzwe kuko niko nyine neca y'umuntu imeze. Ahubwo wowe icyo wakagombye gukora nk'umuntu ubizi kandi nawe wanyuze aho ngaho ni ukurera uwo mwana wawe ku buryo iyo stage azayitwaramo neza. Usanga nk'uko twabivuze muri part 1 y'ubushize, usanga hari igihe abana basa n'abarimo barashiturwa cyangwa se barimo barakangwa n'ibintu barimo barabona hanze mu bandi bantu, wenda uwo muntu amukeneye urukundo cyangwa se sinarwo akeneye kumwangiza, akamubonamo ibintu bitangaje yakwita ko ari byiza, yakwita ko ari urukundo kubera ko ntabyo yakubonanye nk'umubyeyi wawe, ntabyo yabonye mu rugo, kandi niho hambere. Kandi ubwo nubwo turi kuvuga ngo wenda ngo ni umubyeyi ndetse n'umuntu ufite abavukanyi, nimba uri umukobwa ufite sister wawe muto, nimba uri umuhungu ufite murumuna wawe, fati ya mbere kuko uko biri kose urimo uramurusha, urimo uragenda ubona stage watarageraho. Rero ni byiza ko nk'umuryango dukwiriye kuba hamwe tugafashanya kurera, wenda reka mbyite gutya no gutaba urimo uramurera, ariko ugashaka ukifuriza ikiza mugenzi wawe ukamufasha guca nyine muri iyo nzira nziza. Rero ugasanga umwana ageze muri kino gihe nta makuru afite, ahubwo arimo aritwara uko ashaka, ntazi uko ibintu bigenda, ntazi uko mbese nyine nta makuru wamuhaye reka mvuge gutyo, ugasanga umwana aragutunguye kandi nyine ubwo ararengana kuko nta ngaruka wamubwiye z'ibintu arimo arakora. Kandi kumuganiriza muri kino gihe usibye no kumufasha kwitwara neza bimugira ready, kuko hari igihe ahita atangira nyine relationship kuri iyo myaka ikaba seriye, ikaba yamuviramo kubaka urugo. Ese wa mwana wamuhaye amakuru ahagije ashobora kumufasha muri cya gihe cyo kudatinga, cyo kurambagizwa no kurambagiza reka mvuge gutyo, n'igihe noneho azaba yagiye mu rugo rwe, azaba umuntu azaba umufasha mwiza wa mugenzi we, ubwo ndavuga umugore cyangwa umugabo, azaba umubyeyi mwiza w'abana. Ibyo bintu wabimushyizemo wowe nk'umubyeyi. Rero kuganira turimo turashaka gushimangira hano nta kindi bimaze, ni iki ngiki nyine bimaze, ni ukugira ngo wa mwana n'igihe muzaba mutari kumwe azaba umuntu ushyitse reka mvuge gutyo, umuntu nyine mbese muzima wakifuje nawe kubona nk'umubyeyi, umuntu waforumye nyine, umuntu wareze. Ego ibi rero biragufasha. Kandi urabona nyine ibintu bituma usanga n'abantu, hari igihe usanga umwana afite imico itari myiza yakuye wenda iwabo reka mvuge gutyo, cyangwa se ahandi hantu yabaye uko nta burere wenda buhamye yafashe, yagera no mu rugo bikaba akaduruvaye, agatangira guteza imvururu reka mbyite gutyo n'umupati nawe n'umufasha w'umuntu bari kumwe, urugo rukaba rwamunanira kuko ntago wamubwiye nyine uko bigenda. Ntago uzarinda ngo uzabwire umwana ibintu by'urugo afite imyaka 25 kuko hari abatayigeze. Rero ni byiza ko umwana ufite imyaka 16 ku 19 ugomba kuba waramuhaye amakuru yose ahagije kugira ngo igihe kizagera arimo arifatira imyanzuro, azafata imyanzuro myiza nawe nyine wakamutegerejemo nk'umubyeyi we. Rero iyo usanga iyo nk'umubyeyi utakoze ino party yo kuganiriza uno mwana, ingaruka nyine uzibona muri kino gihe reka mbivuge. Nubwo ndimo ndabanga kuri iyi myaka, twavuze ko mu kiganiro cya mbere sibwo ugomba kumuganiriza, twagaragaje ko umwana agenda akura, hari uburyo agukeneyemo, inama agukeneyemo kuri buri stage ariho. None kuri iyi stage turiho rero nabyo nyine ni ibintu ugomba gukora cyane, ndetse waranatangiye mbere hari values zimwe waramuhaye, nubwo wenda bikaba byagufasha gusobanura cyangwa se byamufasha kumva vuba n'ibindi ugiye kumubwira muri kino gihe cy'imyaka 16 17. Kandi nutabikora ingaruka uzabibona nagera muri iyo myaka reka mbivuge gutyo, natangira kwisanga hanze, yarangije high school, arimo arahura n'abantu batandukanye, baramubwira ibintu bitandukanye kuko nta byawe wamushyizemo afite, azakora ibije reka mvuge gutyo. Agiye muri societe, agiye kuba expose. Ugomba kurinda umwana kugira ngo nagire igihe cyo kuba expose azaba ari umuntu nawe wizeye, nawe nk'umubyeyi atari wa mwana usohoka ugasigara wakonje ufite ubwoba, ahubwo akaba ari wa mwana ufite nyine confidence, ukavuga ati uyu mukobwa wanjye cyangwa no muhungu wanjye ndamwizeye cyane ku buryo aho yajya hose nyine ni umuntu mwiza, afite uburere bwiza, ntako ntagize. N'Imana kandi iragufasha iyo washyizemo
efforts zawe wenda ibi ngibi si byandi bisobanura ngo Imana ifashe uyifashije, ariko icyo nshaka kwerekana aha ngaha ni uko iyi part nta wundi muntu ugomba kuyigukorera mu buzima, ni wowe n'umwana wawe. Mu gihe rero ari wowe Imana igihaye kumurera, gerageza nyine ubikore ku mwuzuro wabyo nk'uko akagombye kubikora, kuko nutabikora azafata imyanzuro igayitse, reka mvuge gutyo, itari myiza, ubuzima bwe bwangirike, wowe use nkaho utunguwe kandi ntabwo wakagombye gutungurwa, wakagombye kuba warabibonye mbere, wakagombye kuba uhari. Rero usanga cyane cyane ibintu tuvuge muri community yacu, hari igihe tuvuga ibintu wenda hano nk'uko ndimo ndavuga mukagira ngo ndimo ndavuga amakuru, reka mbyite gutyo, ni nk'ibintu bitabaho, n'ibintu gusa byanditse, ni ibintu bibaho, ukuntu twakuze, reka mvuge gutyo, abantu bangana nawe, abantu bangana nanjye ukuntu bakuze, usanga twarabayeho mu buzima ugira ngo nta babyeyi ufite kandi ubafite, reka mvuge gutyo, wenda murambabara nimvuga gutyo, suko ababyeyi bacu badakora ibyo bashoboye, ariko hari bimwe wenda sinzi nimba byaratewe no kubwo bumenyi batari babufite, usanga atarakwegereye cyane kugira ngo abashe koko kuguha umucyo ku kintu nyine runaka, kubwira ati iki ni iki gikorwa gutya, iyo bigenze gutya bigenda gutya, iyo ugeze aha witwara gutya, kandi ibyo niko kamaro k'umubyeyi, nicyo kintu ugomba gukora. Rero rwose ni byiza ko twenda twe turi bato ntago twagaya ibyo bakuze, ko nabo ntago twabarenganya, nabo niko bakuze, ariko nkaho ufite abana bato uri murabyara ubu, naho ufite abana bakiri muri za primaire, ni amahirwe yo ko wahindura ibintu, tubasha nyine nibwo tuzagira societe nzima, tukagira umuryango mugari muzima, reka mvuge gutyo, tukagira igihugu cy'abantu bazima, kuko twareze abana neza. Kandi bino bishimangira no muri hari ikiganiro twakoze cy'uburyo bwo kwita ku marangamutima y'umuntu, bino bishimangira kuko uko ugenda uganira na wa muntu arakwegera, reka mvuge gutyo, muregerana, ukamwumva nyine nawe akakumva, akakubwira ibimugoye, noneho bigatuma yumva ko n'amarangamutima ye ahawe agaciro, wubashye ibyo arimo aracamo, umenya igihe ababaye, umenya igihe yishimye, mbese uri umuntu umuri hafi, nyine uri umubyeyi. Rero ni byiza ko tuba ababyeyi kuri bano bana, wenda reka mvuge gutyo, nubwo ni byiza parenting wenda ni ikintu kiri, nubwo atari cyo ndi kuvuga hano, buri stage kuva ku mwana w'umwaka umwe afite ukuntu arerwa. Rero ni byiza ko utamisinga ahantu na hamwe, ahubwo ukagerageza kuba present, kuko nico nyine ukenerewe muri societe, umwana wawe nico akeneye, Imana yamuguhaye kugira ngo umurere, nicyo igukeneyemo, n'inshingano zawe nk'umubyeyi kuhaba kuri uwo mwana. Tureke gutaha abana imfane, umwana ngo yagize gutya, ngo yagize gutya, ngo yagize gutya, ese wamubwiye iki? Niki yarenzeho? Wari waramutoje, wari waramwigishije ko iyo ibintu bigenze gutya bigenda gutya, noneho akabyica? Aho aba ari amakosa y'abagomba kuba responsible, ariko usanga tugaya abana nta kintu twababwiye, warangiza ukahita uvuga ngo yakagombye kuba bizi. Umuntu w'imyaka 17 gutata akagombye kuba bizi? No, ntago yakagombye kuba bizi, ntago yakagombye kuba bizi. Ko wenda urugero ndimo ndavuga ibintu bisa n'ibitumvikana, ntago nk'umwana w'umuhungu w'imyaka 17 ugasanga agize gutya, aryamanye n'umukobwa wigana amuteye inda, ntabyo yamubwiye, ntago wamubwiye ko wenda wazi ngo ni muto, ntago ashobora kuryamana n'umukobwa ngo amutere inda, ntabyo yamubwiye, ntago wamubwiye ingaruka, ntago wamubwiye ko agomba kwitwara kuri abo bakobwa, reka mbyite gutyo. Rero ni byiza, biradukwiriye cyane rwose, dushyiremo imbaraga cyane kugira ngo turere abana bacu neza, tugire imiryango mizima ikomeye, nyine dukosore past yawe. Ntushaka ngo uko wakuze ari kurera abana bawe, ntago ariko nyine birimo biragenda, kuko nawe urabizi aho wangiritse urahazi, aho uri muzima urahazi. Rero gerageza ushake guhindura ubuzima bw'uwo mwana, impacting nyine ubuzima bwe positively, nk'umubyeyi, nk'umuntu Imana ishyize muri ubwo buzima bwe, kugira ngo ubashe kurera uwo mwana. Rero reka ngarukire hano, murakoze cyane cyane kubana nanjye, ndagushishikariza wowe wumvishe kino kiganiro n'ukuri ubashe kugisharinga, gihe umubyeyi mugenzi wawe, gihe umuntu witegura kubyara, reka mvuge gutyo, gihe nyine umuntu wese mukuru ushobora kumva zino nama zikamugirira umumaro, kugira ngo tubashe kugira societe nzima, tubashe kugira abana bazima, bari responsable, bafite ubwenge, bafite ibyo bazi. Nyine duhindura ibintu uko bimeze. Nimba mbona imyitwarire mibi hano, umwana ashobora kubwira umuntu wari wese abonye ikintu ashaka, ntago waramwigishije ahantu ari bavuga gutya bagenda gutya, usanga umwana yari atora utuntu agatora, uwo muntu akangirika, akaba wa muntu ujya hari imbere y'abandi bakamuseka. Ese nuko ushaka umwana wawe yakura? Rero rwose biradukwiriye gushyira imbaraga, sangiza kino kiganiro abandi bantu batakibonye, bo bashije kukibona bwa mbere, kugira ngo twese tubashe kurushaho kwiga, kandi ukore subscribe kugira ngo n'ibindi byose dukora buri munsi nyine ujye bibonera igihe.
kandi ubu unadufashije, reka mbivuge gutyo. Rero murakoze cyane gutega amatwi kino kiganiro, wowe wakurikira ino video kugeza irangiye. Imana iguhe umugisha rwose. Murakoze rero, naho butaha. Shalom.